nibyo ntawakundwa na bose, gusa ariko hari igihe umusore basa n'ufite umwako umukobwa wese agerageje gutereta akamutera utwatsi, ugasanga arahora yihebye yibaze niba byibura azabona nawe umukunda bikamuyobera. Gusa uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitanu abakobwa bakunda gushingiraho bakunda, nubwo rimwe na rimwe umuntu ashobora kugukunda atagendeye kuri ibyo. Gusa ibi nibyo abashakashatsi bagaragaje ko bikurura abakobwa cyane. Icya mbere, umusore wambara neza. Umunyarwanda aragize ati wambaye neza agaragara neza. Umusore kandi muvandimwe, ibyo wakorera umukobwa byose ngo agukunde ariko utambara ngo uberwe, menya ko usa n'uvomerera ibuye. Azagukunda uyu munsi ariko nyuma y'iminsi mike atangire kubona ko uri umusore utajyanye nawe bitewe n'uko wambara. Niba rero ushaka kwemeza umukobwa, banza ugerageze wambare neza. Kwambara neza nabyo bigira ibanga, gusa amwe muri yo ni ukwambara imyenda cyangwa inkweto bisukuye no kwambara ibijyanye n'aho uri cyangwa ugiye. Niba icyo ntako utagira, menya ko n'iki bagiheraho bahitamo umukunzi. Icya kabiri, umusore w'umuhanga. Abahanga ntaho kwirengagiza umusanzu ukomeye bateye iterambere isi muri rusange igezeho. Uretse n'isi, mwibuka ko umugabo ubundi agereranywa n'umutwe w'urugo. Impamvu baba bamwita umutwe ni uko ubundi ari we ugomba gutekerereza abagize umuryango we byababera byiza, n'igihe habaye ikibazo runaka akagikemura mu bwenge. Umugabo rero w'umuhanga uretse no gutanga umusaruro mu byo akora, bwa buhanga bukoresha niwe abe bakagubwa neza. Nawe ushobora kugaragaza ubuhanga binyuze mu byo ukora uyu munsi. Gerageza kubikora nk'utifuza ko hari undi wakurusha uko bikorwa. Icyo numara kugitunganya uzanoze ni iki? Kwita ku muntu ukunda. Reka tuvugishe ukuri, umuntu utita ku bantu muri rusange byagorana no kwita ku mukunzi we cyangwa umuryango we. Kandi wibuke ko kugira ngo umukobwa agukunde kugeza ubwo yemera kukubera umugore, aba yamaze kubona ko uzamubera umugabo mwiza uzatuma yishimira kurongorwa. Kugira ngo rero bigeraho, abanza kukwitegereza ugitangira kumwereka kumushaka. Uba ushobora kumwitaho kuko wenda umukunda, ariko iyo abona abandi bafata uko ushaka, kugukunda biramugora. Niba rero ushaka ko umukobwa ukunda abona ko uri umusore mwiza wamubera umugabo mwiza, iga kwita ku bantu, ubafashe, ubahumurize, batega amatwi kandi ububahe. Hanyuma ibyo birumvikana ubikorere n'uwo mukobwa ukunda by'umwihariko. Nubikora utyo, nta kabuza umukobwa uzakubona bizatuma kubona nk'umusore uzavamo umugabo uzajya wita ku rugo rwe n'abarugize, bituma arushaho kugukunda. Iki ariko ntikizagira akamaro nibirengagiza n'iki. Umusore ukunda abana. Aba bashiki bacu ubona bakunda kutwitegereza cyane kuko hari icyo baba dushakaho. Icy'ingenzi ariko baba bifuza umugabo uzabamenyera abana, kandi uwo kumumenya ntibibagora cyane. Umusore abana babona bakirukankira mu nzu, abandi bakarira ubudahora bitewe n'uko bamuzi, uwo rwose abakobwa nabo ntibamwishimira cyane. No kubera iki? No kubera ko ubusanzwe abana iyo bagiye gukunda umuntu badashingira ku byo nkatwe dushingiraho, ngo wenda agomba kuba areshya atya cyangwa atunze ibi cyangwa aturuka hano. Oya, ubashingira kuko bakubona. Umwana ashobora kugutinya akikubona, ariko nyuma y'iminsi mike uko ugenda umwereka urukundo rutagereranywa, agatangira kugukunda, ndetse rimwe na rimwe akarusha nuko akunda ababyeyi be. Ibyo rero iyo umukobwa bibonye arushaho kugukunda, bigatuma abona ko kutakugira umugabo we ari igihombo gikomeye. Gusa nanone mu bavandimwe, ibyo byose kubigeraho byakugora uramutse wirengagije ko n'iki bagishingiraho. Umusore ugwa neza. Wari wajya ahantu wenda ugasanga icyo washakaga nta gihari, ariko uhasanze akaba yakwakiranye urugwiro. Ugenda uvuga uti nubwo mbuze icyari cyanjyanyeyo, ariko byibura uriya muntu yakirana urugwiro abamusanze. None se urumva abaye umukobwa ejo nabwo atagaruka, ukaba wabona aho uhera umubaza akazina. Gusa nanone ngo umutukura ukoranye n'indi. Nawe ibyo byose uzabihurize hamwe, maze urebe ukuntu bizaguhindura umuntu ukundwa n'ingeri zose n'abo bakobwa barimo. Nanone ariko kureka gukurikira ibiganiro nk'ibi nabyo ni igihombo gikomeye. Niba utarakora subscribe, bikora aka kanya, hanyuma ukanukora ku kantu k'inzogera.
mwakoze rero naho butaha.